ariko none Turukiya yo yateye intambwe ya mbere ngo igiye gufasha Iran. ubwo se ari Turukiya na Iran, ari Turukiya ari na Iran, ari n'iki? Turukiya irarenze nayo, ahubwo buri Ubushinwa bugiyemo. Ubushinwa burarenze. Irarenze se yarwanye uruhe rugamba ngo tuvuge ko yarwanye? Nyine tugiye kurureba kuko yamaze kwiyunga kuri Iran. Ahubwo mwebwe kandi muri biriya bice nyine byo muri burasirazuba bw'isi, Iran na Turukiya bakubitirwa hamwe ni umunyarwanda. Abaki bakubitirwa hamwe umunyarwanda niba ari abagabo. None se niba Iran yakoraga yonyine kandi ntisuzugurwe, Trump n'umuhanga arashobora kubita uwababiri mwerega ari burara ukuntu bana n'umuntu bwakumukubite ngo mwice, babyita kuba kubica uwo musuka ngo mwana ngo ngo gende ngo reka mufashe mukaza wabino nakahita abamwereza. ntacyo ubwo Tondo rebe Trump ubwo udushya agiye gukorera Turukiya ndetse na Iran. reka turebe ikibazo ni igihe. Ariko Amerika nayo Amerika rero ishaka kuva muri za ntambara ariko ikabura kuzivamo. Bishaka kuzivamo ikabura kuzivamo. Si Netanyahu utera ariko ari ijambo numvise Netanyahu yavuze ngo muri za 90 yavuze ngo bagomba gukamura Amerika ngo bagasigara ari babandi nabo babakoroneje, kandi barabivuze iryo jambo. Numvise ingiro ijambo bavuze ngo Amerika nitsindwa mu ntambara ije ngo igatsindwa ikajya hasi, isiza yita irimbuka. Irani, Pakistani n'umuturukiya n'abandi bataratangaza ko bagiye kutari kuvugana ba Oman. Ntabwo uzi ko ba Oman nayo bamo mu Oman y'ibicecetse buryo iri mu ntambara, ariko yo ntabwo yo ibicecetse n'Ubushinwa n'ibindi bihugu. Abo nyine ni abataratangaza ku mugaragaro ko baje, ariko biranugwanugwa ko bamaze gukora igisa na OTAN ya kabiri, nabo bari gukora OTAN yabo. Bagiye rero kuza bafashe Iran. None rero nibafasha Iran, urumva nizo za Rusiya zizazamo, uwo Mushinwa zazamo, Kim Jong azazamo, urumva n'abandi wenda tutabashije guhita twibuka ngo tuvugira. Kim Jong ari president wa Korea ya ruguru. Ubwo rero ikintu kizahita gikurikira Amerika cyangwa se Israel ubundi niyo ubona niyo gashoza ntambara wa byose, ishobora kuzahitira sa iki kirimbuzi. Bangi tatsaye mutobe bisanzwe nagarutse muri za stili zanjye musanzwe mumenyereyemo. Zari za stili musanzwe mutumenyeremo abanyarwanda nagazi bivuze ko tukiri babandi tukihumura nk'impumuro za caguwa. Reka twongere tubifuze kuguganza mwese mukurikirana Possible TV 12 aho tubageza ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'abatumirwa bagiye batandukanye, update news, amakuru atandukanye y'imyidagaduro kuri politike, hose turagiye tukahagera. Rero tubaha ikaze mugubwe neza. Nabashuje abapatro mumeze mute? Tumeze neza. Buri shode bimeze gute? Nanjye ndagize wowe. Jene gace kuko ntabwo mvuga ko meze neza ijana ku ijana kuri mu buzima ari babiteza byinshi. Abaye kise kandi abaye kenshi kuko uzuzwe niba nari cyane ibyo urya muri aho bindeba gapfa ko umeze neza uhumeka umwuka gw'abazima kandi uboneze neza. Ubundi urya kugira ngo beho cyangwa bakugira ngo se wamu urya kugira ngo beho cyangwa urya ubaho kugira ngo urye aho kugira ngo ubone mise yakozanye ku isi. Ndose ubaho kujya kugira ngo beho wanjye narifashije wowe. Iki kibazo urumva n'amahita mabi niba nginisemo ko Data nubona amahirwe yo kujya ujya urya ububereye mu isi kurya. Nigabereye kugira ngo beho kugira ngo beho noneho kugira ngo beho suramo neza icyo kibazo. Nakubajije uriho kugira ngo urye cyangwa urya kugira ngo beho? Njya kugira ngo mbeho. Wari wagicuritsa aragutsinze ashuje bitandukanye n'ibyago by'uko yashuje. N'ubu ngisubiyemo yagisubiza ukundi. Ubundi mu buzima busanzwe abantu barya kugira ngo babeho. Umuntu arya kugira ngo none se abafite amasitari
ariko ntabwo bicwa n'inzara, bicwa n'ibindi bitari inzara. oya n'inzara yabica yo kwicwa n'inzara ntakicwa n'inkoni. Cyangwa ubwo uzemera akaboko kabe karekare, zemera bakabe karekare ko nyamabondo igira ute ibona ikijyamo. nyiri kaboko karekare yagize karacibwa. ariko bazamera washyiragamo ubundi n'akicwa iwacu hari umusaza, kamera. hari umusaza wajya baca umugani akavuga ngo abakura bakundana ngo bakura ku nda. bakura bakundana bakora kunda Bakura ku nda bivuze ngo inda, ariko ni nabyo inda niyo kibazo. maze ko ibyo byanashoboka kuko baravuga ngo akanwa karya ntikaguhe kavuze induru niwumva. kavuze induru ntiwumve. kabisa rwose ubwo Yes. Okay. Umuhereza ati ngewe burya ntabwo biba bitameze neza, ariko wumva bimaze kumera neza, wumva urebye batubwira ko bimera neza ubwo bigakomeza kugorana. sabe muto bimeze gute? njye ndaho ndashima Imana meze neza ijana kuri njye ndaho meze neza. Gusetsa ariko ngo ntabwo ugisetsa, Gusetsa se amakuru ari gukwira nasanze gusetsaga abanyarwanda nta kiza cyane, nta ndasetsa nta n'umuseka. rega twarababaye cyane ese abanyarwanda sizi ikintu babaye, Ugomba kuzabakora ku mitwe. twarababaye abanyarwanda sizi ikintu babaye, ariko ariko aho kujya ubarakaza kubarakaza byo ni ibyabo. gusa impamvu umuntu bavuga ngo umuntu arasetsa, impamvu bavuga ngo umuntu arasetsa ni uko aba yasetsa mbese bundi mwa abanyarwanda ahubwo ikibazo sabe inganzo yarakamye ahubwo kuko nyine iyo umuntu asetse umuntu n'uvuye gutangira yamusetsa. None wowe ngo abanyarwanda ngo ntabwo uri kubasegura abanyarwanda barababaye gere kwa mu batana nk'ibyo batanaze numva ibindi mbone byinshi. ngo yikura mu batana akikura batanazi. nikura mu batana nibwira batanaze. ngaho noneho reka abanyarwanda muri style yawe bakuziho, reka tukwakire ubasuhuze noneho bundi bushya ikosore. bundi bushya mbasuhuze, mumeze mute bakunzi ba Possible TV 11 12 yego sibyo nibyo 11 yego bobi banye tatsaye mutongo bisanzwe nagarutse muri za stili zanjye musanzwe mumenyereyemo izo ni za stili musanzwe mutumenyeremo abanyarwandakazi, bivuze ko tukiri babandi tukihumura nk'impumuro za caguwa. Turacyareka turacyabakunda turacyabatekereza ko nuko kunagora ibintu byacu zimugire guta zimubishima cyangwa ngo umuntu abinenge tubibone tubigira ariko niko nyine ibintu babwiye mu bikurikira niba basita mu gihe nimba utanaseka basi munari cyane. umuhereza nawe ajya akina komedi, ajya gusetsa abanyarwanda. Yabwo nyenya mvuga amakuru njya ndirimba oya ntabwo njya nanasetsa mu gake. wowe kuri ryawe ntabwo ryaririmba ahubwo bavuga amakuru wase n'amakuru njye nyama. Yego komeza mu byo uri mu kibangutse. Wenda reka duha abanyarwanda mayikaze abanyarwanda badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ngiye muri kumva n'umuhereza Fabrizio tugeze kuri Possible TV, aribwo bwa mbere ukaba ko wakana subscribe ujye ubana natwe n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero amakuru mbazaniye cyane cyane mumenyereye muri siporo, ikipe ya Rayon Sports yamaze gusinyisha umudefanseri. Icyiza wamukoreraho ni ikarita y'umuhondo. Ikipe ya Rayon Sports irubaka mu buryo bukomeye cyane, abashimiye ariko ura ngo uzi no gutama ibitego ngo ni harya Neymar iya ni iyindi topic twagitama, ariko twaza no kugitama, ariko yanze buri shati irabikura ajya yivugira seyo nako yabivuze akanwa karya nikagura iyo kavugije nuko. ubwo rero impamvu bavuze makeya urara akanwa karya nikaza abyita kuvuguza ni yose cyangwa ni sa aya akarya nikavuye ni rero cyangwa sa wabona avuze nge ntabwo wamenya umunsi kazavuza induru ntabwo uzabimenya. naho yabimenya akanwa karya nikaguvuga make cyangwa ntugatabare. hari igihe ntubyumva wica amatwi. uri shode wi bimeze gute se bose? none hari ejo hashize ariko noneho ngo Amerika irimo ararasana bya hatari, noneho na Irani ngo ibintu byamaze kuba official. buriya ngiye ikintu kimba aho bigeze, ikintu kiri kumbabaza ni kimwe, ni gute ibihugu bibiri bifata ku gakanu isi yose ko aribyo biyoboye
ni ukuvuga ngo burega buri Irani ntibarwa. Irani yo kuko ibyo ikora iba yirwanaho yitabara, ahubwo ni gute ibihugu bibiri Isiraheli na Amerika bifata ku gakanu isi yose bigakinira ku batuye isi bose, kuko ikibazo kiriho ntabwo kiri mu agace runaka cyangwa mu gihugu runaka, kiri ku isi yose. ubwo se yenda ntabuze umuntu ufata uraka nk'ibihugu bikiterateranya bikarwanya Isiraheli na Amerika. ntabwo wabonye umugabo ukubita n'abagabo 20 se kandi ari umwe, abasigaye z'ubwo bamufata abasigaye kandi n'agatege isi tuwe n'ibihugu hafi 200 umuntu yizeranyije bikarwanya. umuntu yize za karatiga za tukinga za byose na za mayishigeri na za mawashiri barambwira ngo muri 20 ibyo bintu bikora ku mwana ahita wafata umuntu wize za mawashiri unakiga za mawashiri kwitera ushaka kari kushaka wari wayibura Amerika se nyine nicyo ndi kwibaza. Amerika ni igihugu cy'igihangange kandi ntabwo nge ndi kubyumva. Ni gute ibihugu bibiri mbese ubwo ni nk'ari abantu babiri, kwanza ni n'abantu babiri. Iriya ntambara bajegeze isi yose, iriya ntambara ya Amerika na Isiraheli, hari abanya-Isiraheli batayishyigikiye benshi, hari n'abanyamerika batayishyigikiye benshi. uri kumva neza? Ni ukuvuga ngo abantu babiri Netanyahu na Trump ubwo nibo bahangayikishije isi yose. Ibyo bintu bari ariko niyo gahunda yabo. Ibyo bintu bimeze bite? Ni ukwerekana imbaraga nyine bafite imbaraga. Abantu babiri bahangayikisha isi yose. Unuvuga ngo ingaruka n'ibyago biri gutera ku isi bishingiye ubwo kuri abo bantu babiri. Nese ubu Trump arusha isi yose imbaraga cyane. Ayusha imbaraga kuko akora bakomeye kurusha abandi. Yakora n'ibintu yisubiza. Netanyahu akomeye kurusha isi yose cyane kuko arayijegeza bakamubona. Ubwo se akomeye kurusha isi. Kuko arayijegeza bakamubona. Isi yose igatenguha. Icyo kintu rero nicyo kuki se bafunze ziriya z'imiyoboro za hormone bakazifunga kuki isi yose itagiye kuzifungura kuko nyine barakazi bafite imbaraga. Nanjye mba ndi kwibaza ku isi yose ibihugu bisigaye byose habuze igihugu kigenda kiterateranya ni isi yose ariko u Rwanda ho ntabwo turi igihanganye kiteranya kuri Iran. Ariko none Turukiya yo yateye intambwe ya mbere ngo igiye gufasha Iran. Ubwo se ari Turukiya na Iran ari Turukiya ari na Iran hari n'iki? Turukiya irarenze nayo ahubwo buri Ubushinwa bugiyemo. Ubushinwa burarenze. Irarenze se yarwanye uruhe rugamba ngo tuvuge ko yarwanye? Nyine tugiye kurureba kuko yamaze kwiyunga kuri Iran. Ahubwo mwebwe kandi muri biriya bice nyine byo muri burasirazuba bw'isi Iran na Turukiya bakubitirwa hamwe ni umunyarwanda. Abaki bakubitirwa hamwe niba ari abagabo. None se niba Iran yakoraga yonyine kandi ntisuzugurwe. Trump n'umuhanga arashobora kubita uwababiri. Mwerega bibura ukuntu bana n'umuntu bakumukubite ngo mwice. Babyita kuba kaza uwo mushuka ngo mwana ngo gende ngo reka mufashe mukazo wawe none akahita abamwereza. Ubwo tondurebe Trump ubwo udushya agiye gukorera Turukiya ndetse na Iran. Reka turebe ikibazo ni igihe ariko Amerika nayo Amerika rero ishaka kuva muri za ntambara ariko ikaba ukuntu zivamo. Bishaka kuzivamo ikaba ukuntu zivamo. Si Netanyahu utera ariko ari ijambo numvise Netanyahu yavuze ngo muri za 90 yavuze ngo bagomba gukamura Amerika ngo bagasigara ari babandi nabo babakoroneje kandi barabivuze iryo jambo. Numvise ingiro ijambo bavuze ngo Amerika nitsindwa mu ntambara ide muri gatsindwa ikajya hasi isiza yita irimbuka. Yego ahubwo nurabyumvise narabyumvishije wabona yahita ikoresha ubwo kintu zayo ntabwo nzibuka nyine barababivuga erega si ubwa mbere bitangajwe barababivuga Amerika ngo nitsindwa ngo niyo nyamaswa ikomeye ku isi ngo nitsindwa. Amerika ishatse ibonye nagiye gutsindwa ariko yarasa za kirimbuzi Bishodi ngira ngo ahari wenda neza twe turi kuvuga ibya kiriya cy'iburasirazuba bw'isi. Ikigaragara cyo nuko hakomeje kuba ari intambara zirwanwa ariko hakabamo n'icyo bita nka colonization ibinyuriye mu bundi buryo.
ibyo bigatuma rero bari abagabo cyangwa se biriya bihugu bikomeza guteza ibibazo isi yose muri rusange nk'uko wari uri kubivuga. Sinzi wowe urabibona ute, wabwira icyo abanyarwanda nibura kugira ngo bagire ikintu basobanukirwaho gatoya? Ubundi hari ikintu abantu bagiye kwitega, abakurikira Possible TV duze, hari ibintu mugiye kwitega kandi muzabibona. Ubu ngubu Pakistani, Irani na Turukiya n'abandi bataratangaza, urumva bari gukora ikintu gisa na otani ya kabiri, otani 2. Bari kwihuza ku buryo mushobora kujya kumva mukumva bafashe intwaro nabo bafashije Irani, cyane cyane Turukiya, Irani, Pakistani n'umuturukiya n'abandi bataratangaza ko bagiye. Utari kuvugana ba Oman, ntabwo uzi ko ba Oman nayo bamo mu Oman y'ibicecetse buryo iri mu ntambara, ariko yo ntabwo iyo ibicecetse n'Ubushinwa n'ibindi bihugu byose. Abo nyine ni abataratangaza ku mugaragaro ko baje, ariko biranugwanugwa ko bamaze gukora igisa na otani ya kabiri, nabo bari gukora otani yabo, bagiye rero kuza bafashe Irani. Noneho rero nibafasha Irani, urumva n'izo za Rusiya zizazamo, uwo Mushinwa azazamo, Kim Jong azazamo, urumva n'abandi wenda tutabashije guhita twibuka ngo tuvugira. Kim Jong ari perezida wa Koreya ya ruguru. Ubwo rero ikintu kizahita gikurikira, Amerika cyangwa se Isiraheli ubundi niyo ubona niyo gashoza ntambara wa byose, ishobora kuzahita irasa kirimbuzi. Ubwo rero nibarasa kirimbuzi, intambara ishobora kuzahita ihagarara cyangwa se igahinduka iy'isi yose.